banza uvuye amagambo hano. Ubuzima bwanyigishije ko cyane cyane kuko ndi umugabo, ubuzima bwanyigishije ko ugomba guca bugufi, ariko bunanyigisha ko ibyo ngibyo byo guca bugufi, kumenya Imana ni ibintu by'ingenzi buri muntu wese akwiye kumenya. Ariko isomo nyine ubuzima bwanyigishije ni uko umugabo udafite amafaranga akundwa na nyina gusa. None nawe ntawe mfite. Ubwo rero nimba uzi ko uri umugabo, iryo somo nawe urarisabwa kujya uhora ubitekereza, bagahiga umufungo. Gusa abenshi twamumenye yaho. Nuko tuyitangiriye mu misozi, naragiye shaka sobanuye kabarwa rwigurumbije ingegera rwabuze ingenzi nigarukiye. Bimeze bite? Dutangiriye mu misozi, ahantu bari mare dike bafite niveau de tidiri hasi. Bagenda bagatangira no kumvugaho sha, reka nze nongere mbafate kunda byibura nk'imyaka 3. Mbone kwigendera. Uyu ni umwe mu basobanuzi bakunzwe hano mu Rwanda, ndetse abenshi tumufata nk'uwambere, nk'uko nawe atajya abura kwitakagiza mu mazina agiye atandukanye nka Kimomo, Kibaruma, Kibahana, Inyangamugayo ryahamye, Ngombwa ndetse n'ayandi. Yewe ushobora no kuba udakunda agasobanuye, ariko uyu nguyu biba ari ngombwa ko umwumva nk'uko nawe ujya akunda kubivuga, kubera ko ashobora kuba ari gake unyura ku ba DJ maze ntiwumve ubwiza bw'ijwi rye, cyangwa se mu baturanyi aho ngaho mutuye ngo babure kugusogongeza bakumvisha ku byiza by'uyu mugabo. Uyu musore ashobora kubuza umutekano ahantu hose, maze agatwika umujyi wose akawukongora akoresheje umunwa gusa nta muriro. Ijwi rye rero rikagira umwihariko, ariko iyo bigeze mu gusobanura uba wumva bijyanye neza, dore ko iyo arimo gusobanura akunda gukoresha amagambo atangaje, ndetse yewe agahinduka rusange muri rubanda, ndetse yewe hakiyongeraho n'igikabyo kidasanzwe. Ibyo nibyo bituma rero rubanda bamukunda. Benshi bati kumva ijwi rye byonyine bibatera morale, maze bagasagwa n'ibyishimo icyo gihe baba bumva ko hagiye gushya. Abandi bati Kimomo wacu, ndetse nta Roki ntagasobanuye, nta Roki nta cyabaye. Uyu Roki akaba afite igikundiro kidasanzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mugabo nubwo amaze kubishyira ku rundi rwego ati ndi umwe wenyine ku mubumbe, nyamara ntago ariko nawe yatangiye, kuko yari ari hasi cyane bishoboka, nk'uko n'abandi bose batangiriye n'abufasha bafite. Ni gute wakoraga akazi kijoro benshi batinya, kuva saa 4 z'ijoro kugeza mu gitondo, agakora amasaha hafi 28. Yaje kuvamo igikoko cy'umukire benshi mu Banyarwanda bakunda n'umutima wabo wose, abikesheje gusobanura filime gusa. Muri iyi nkuru idasanzwe y'uyu munsi tugiye kugaruka kuri umwe mu bantu bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse tugiye kugaruka ku mateka n'urugendo rutoroshye rwa Roki, kuva avuka mu mashuri, kuva ku kazi kijoro kugeza abaye Kimomo twese tuzi. Ese koko nta mukunzi agira nk'uko ajya akunda kubivuga? Ntucikwe byose, uraza kubyumvira muri iki kiganiro. Kandi nimba uri mushya, iyi ni Kigali Detox, ntugende udakanze subscribe. Umusemuzi we ni byas, jewe shyashya, jewe randirodi, sasa igendera cyubakise gute? Inkuru ya Roki itangira mu 1991 ubwo yavukiraga ku Muhima mu mujyi wa Kigali, ndetse ababyeyi be bakamwita Uwizeyimana Mark cyangwa se Mariko. Ise akaba yitwa Gerard Nzamurambaho, naho mama we akitwa Immaculée Batamuriza. Uyu Roki akaba avuka mu muryango w'abana babiri, ndetse akaba ari nawe mfura mu muryango, akaba akurikirwa n'uwitwa Savimbi nawe bakorana uyu mwuga wo gusobanura filime. Ndetse nubwo yavukiye ku Muhima, avuga ko yagiye gukurira mu Gatsata, ahangaha akaba ari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Gukunda filime byo ni ibintu yavukanye, dore ko akunda kuvuga ko filime ari umuvandimwe, akaba yarakundaga kureba filime za Yanga cyane, akaba yarazikubitiwe cyane akiri umwana. Filime nyine burya ni umuvandimwe, ikibazo cyose nagira wantera stress, narebye Yanga koko naranamukubitiwe buriya. Uwizeye kandi akaba yarakuranye n'abarimo Murinda Habirene ndetse na Rugaju Rigani, abangaba bakaba bamaze kwandika izina rikomeye cyane muri showbiz nyarwanda. Mariko kandi aha mu Gatsata niho yize amashuri abanza, nyuma aza kujya gukomereza yisumbuye muri Saint Joseph Kabgayi, ahangaha hari mu mwaka wa 2012. Yaje kwiga neza rero aratsinda, ahabwa buruse ya leta ajya kwiga muri IPRC East, ndetse aha muri IPRC yaje kuhiga ibijyanye n'ikoranabuhanga. Gusa ndeka ngusubize inyuma ho gatoya, dore ko Roki ubwo yarakirangiza yagiye gushaka akazi nk'abandi. Murabizi iyo ukirangiza kwiga, aha birumvikana neza ko atari guhita abona akazi keza, ahubwo yabonye akazi kijoro, nubwo atigeze avuga ko ariko gusa ngo si igisekirite. Ndetse abazi gucukumbura bavuga yuko aka kazi kari ukuba receptioniste kuri hoteli imwe ya hano i Kigali, ndetse ibyo ngibyo akabikora mu ijoro gusa. Ndangije segonderi
mbona akazaboro nagomba gukora ijoro kugeza nakora ari umusekirite. Ariko nakoze akazi nakoraga guhera saa yine z'ijoro kugeza mu gitondo. Nta kazi kenshi kabaga wicaye ku mashini byibura aze kugera gutya akaza umuntu ukamwuzuza mu mashini n'iki ukamufasha bitamara iminota 10 ukagaruka ku mashini yawe. Gusa gukora ako kazi kaguye k'ijoro niko kamuviriyemo impamvu yo kubona andi mahirwe atajyaga yitaho yo gusobanura filime. Ibi bivuze ko mu yandi magambo iyo ataza gukora ako kazi kagoye k'ijoro tutari kuba turi kubona Kimomo tuzi uyu munsi usobanura filime. Kandi koko niba umukunda by'indani ntugende utanditse muri comment ngo Kimomo uti ngo byagenze bite. Rero bitewe nuko yararaga ijoro ryose ari wenyine, ibi byatumye ashaka ikintu kizajya kimuhuza kikamumara irungu ndetse kigatuma adasinzira. Aho rero yigira inama yo kujya areba filime kugira ngo amasaha akomeze kwicuma. Mbere na mbere yabanzaga kureba filime za Yanga yakundaga ndetse n'undi musobanuzi umwe atashatse kuvuga izina. Iyo yazisozaga yadukiraga n'abandi basobanuzi aho yasangaga badasobanura ibintu neza ndetse ibyinshi barimo no kubeshya. Ndetse bitewe nuko yari niyoza cyane mu kumva indimi yahitagamo kwirebera izidasobanuye ndetse akumva ibyo basobanuye bari barimo kumubeshya cyane. Zanshirana nkareba n'abandi basobanuye filime ntarinzi asanga babeshya abantu kandi abantu bakambwira ngo babona amafaranga batari kumva n'ibiri kuvugwa. Hakaba ariho yasanze icyuho ku isoko ryo gusobanura filime mu Rwanda kuko yumvaga abasobanuzi benshi bameze nk'abarimo kogeza aho gusobanura ibiri kubera muri filime. Niko kubona ko ubumenyi yari afite bwari bukenewe mu gusobanura filime mu Rwanda maze yiyemeza gutangira gusobanura filime. Aha iki ni cyo gihe we n'umuvandimwe we Savimbi biyemeje kwegera umusobanuzi wari ukomeye icyo gihe ariko utari Yanga maze bamusaba ubufasha bwo kubereka uko batangira. Ariko uwo musobanuzi yababereye ibamba arabashwishuriza babwira yuko bidashoboka ndetse n'ikimenyimenyi n'abarimo bakomeye nka ba Yanga nabo bagiye kwirukana. Ndetse babwira ko mu buryo bwo kurinda akavuyo hano muri uyu mwuga azasigaramo abantu batarenze 2. Gusa hano Rocky ntago asobanura uwo ari we neza ariko ngo ni umwe mu basobanuzi bari bakomeye cyane muri iyo myaka. Ubwo ubaye umuturusha wabyandika muri comment ukamutubwira. Bishoboye napocinga umugabo umusobanuzi mujye mu bakuze wenda sindi umugarukeho intege ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye bita Savimbi dukeneye byatanga ibintu nabayamba tugiye kubibakuramo barabeshya namwe n'abandi tugiye kubakuramo iki n'iki ibi bintu turabisigaramo tutarenze 2 bivamo iki. Aha Rocky yarabaye nk'uvunitse umugongo ndetse yahise anabyikuramo bwangu kubera ko yari yizeye ko yamufasha nta kintu yaramumariye ndetse yewe nabo yemeraga bibikonyozi nka ba Yanga bakaba bagiye kwirukanwa. Rero we ntago yumvaga uwo ari we ku buryo yajya guhangana. Rocky rero yumvaga nta yandi mahitamo yahise ajya kwishakira indi mirimo bakimara kumva ko ibyo gusobanura filime bitagishobotse. Hashize igihe rero Rocky yaramaze kubyikuramo nibwo yaje kujya gusura inshuti ye. Nyuma iyo nshuti ye iza kujya kumuhuza n'umusobanuzi wari ukomeye cyane muri icyo gihe witwaga Yakoze. Dore ko uyu Yakoze nawe yari akunzwe cyane. Maze uyu Yakoze amutiza ibikoresho bye na studio ze dore ko ari umuntu watangaga liberté cyane. Maze uyu Rocky arisanzura afata amajwi ya za filime ze arazisobanura karahava. Uyu Yakoze kandi ngo yafashe filime za Rocky azishyira umukire bakoreraga ngo azumve wenda nanazikunda ngo abe yanamwangaje. Nkuko byumvikana uyu Rocky nibwo yaragitangira ijwi rye ryari hasi yewe urumva nta na murare yari irimo. Ni umuntu none wagwaga liberté amubita studio urumva ni ibyuma byari bihenze icyo gihe hakoraga DVD recorder mu Rwanda ntabwo yabaga yagura. Gusa filime y'uruhererekane Rocky yari yasobanuye Sale mu Witch Trial yo yari nziza cyane ku buryo yagurishijwe mu zindi. Maze abakunzi bagasobanuye bakunda uburyo ki Rocky yasobanuraga ijambo ku rindi inkuru ku yindi birangira abantu bayikunze karahava. Nyuma ariko kubera Rocky atahembwaga atabonaga umushahara yaje kwivumbura iyi filime yanga kuyirangiza. Ariko kuko nyuma aba DJ bakomeje kwishyuza iyi filime yitwa Sale mu Witch Trials yasobanuwe n'umusobanuzi mushya yaje kurangira boss amugaruye mu kazi. Rero arangiza ya season ariko byibuze ahangaha yarahembwaga kabone nubwo yahembwaga udufaranga duke utwo yise tike ndetse no kumukodeshereza inzu dore ko byari 40,000. No ntibakunda njye ntibakunda ijwi ryanjye bakunda ko ndi kuvuga inkuru ya filime nk'ukwiri. Ahangaha akaba ari naho yatangiriye umwuga wo gusobanura filime ahembwa. Twarabuze utingiye kumuha ay'umuriro ukakora muri studio nayo gutega zo gukora muri studio ariko 40 kuko
bitewe n'uko yari afite ka kazi ka mbere nakubwiye yararaga akora kijoro. Birumvikana neza ko ku manywa ibitotsi byari kujya bimwica kakahava, kandi bivuga ko ku manywa yari yabonye akandi kazi ko gusobanura filime kandi yarabikundaga cyane, ntiyari kubireka. Ikindi ntiyari kureka akazi kijoro kuko niko kari kamutunze, rero nako ntiyari kukareka. Aha niho yaje kwigira inama akajya anywa ikinyobwa cya espresso akakivanga na kambuca kugira ngo ataza gusinzira mu kazi, ubundi akazinduka akajya muri studio gusobanura filime nk'uko yari yarabiherewemo akazi. Ubwo nakoraga ijoro ryose guhera saa 4 kugeza mu gitondo saa moya nkahita njya muri studio sinaryamye nanywaga espresso nyinshi cyane. Aha byari hagati y'umwaka wa 2014 ndetse na 2015. Burya ngo nta kuru utava ndetse nta na kuru utagera, bityo rero nimba umufana wa Rocky by'ukuri ntago wagenda udakanze like kuri iyi video iri kumuvugaho. Rocky rero amaze gukundwa no gufatisha cyane yahise atandukana n'iyi studio yamuhembaga urusenda, ubundi ahita ajya muri African Movie Market. Ahangaha hari muri 2016, ndetse aha niho yasobanuriye filime karahava koko za zindi zose mwakunze, yigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda n'i Burundi ndetse no mu karere ahantu hose hari umuntu wumva ikinyarwanda. Ubu bwamamare bwe ndetse n'amafaranga yarabonye nibyo byamubashishije gushinga kampani ye muri 2018 ayita Rocky Entertainment, maze arahatwika koko karahava. Dore ko no mu mwaka wakurikiyeho wa 2019 yahise ahabwa igihembo cy'umusobanuzi mwiza w'umwaka, ahigitse bagenzi be barimo Junior Giti, Sankara ndetse na Savimba umuvandimwe we yitoreje. Ndetse kimwe mu bintu avuga ko byamufashije kugera kuri aka gasongero ari uko we yazanye umwihariko we, ndetse dore ko abari bahari bose icyo gihe biganaga nyakwigendera Yanga, ngo ugasanga bari gusobanura filime bameze nk'abogeza bakibagirwa ibitekerezo bya filime. Rocky we yazanye systeme yihariye yo gusobanura filime uko iri, ndetse agasobanura inkuru ya filime uko imeze, ariko byose bigaherekezwa n'amakabya nkuru n'uturingushyo biteye ubwoba ndetse no kwiyemera bidasanzwe, abantu bakabimukundira. Ndetse kuri ubu Rocky Entertainment yarenze kuba gusobanura filime gusa, ahubwo yabaye ikigo kinini gikubiyemo ibintu byinshi birimo kwamamaza, gufasha abahanzi, ubukerarugendo n'ibindi. Bamwe mu bahanzi babarizwagamo harimo Emeline Penzi, Generous 44, Mirabyo de Warren, ariko wamenyekanye cyane ni Papa Cyangwe. Uyu Papa Cyangwe byaje no kurangira batandukanye nabi, dore ko nyuma yo gutandukana Papa Cyangwe yagiye amusebya cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse aza no kumukoraho indirimbo imuvuga nabi. Gusa vuba aha ngaha nyuma y'igihe kirekire badacana uwaka, Papa Cyangwe yaje gusaba imbabazi, ndetse Rocky nawe amusubiza ko nta ribi. Ndetse uyu Rocky nawe mu rugendo rwe akaba amaze kugera kuri byinshi cyane bitangaje. Muri byo akaba afite website acururizaho agasobanuye, iyi ngiyi twayigeranya nka Netflix y'Abanyamerika, akaba akuramo akayabo k'amafaranga menshi, ndetse akaba afite na YouTube channel, akaba rero asaruramo akavagari k'amafaranga menshi, dore ko iri muri channel zikora ibiganiro hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse zikurikirwa n'abarenga miliyoni, aho bivugwa ko iyo urebye ibikorwa bye amafaranga make ashobora kuba yinjiza ku kwezi arenga miliyoni 20. Uyu musore rero akaba amaze kugera kuri byinshi utarondora hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nubwo akomeje gutera imbere mu rugendo rwe ntabwo yigeze baburamo ibibazo, kuko hari igihe kigeze kugera sinema yo mu Rwanda ishaka guca filime zisobanuye, bitewe nuko bavuga ko filime zisobanuye zishobora kuba zituma filime nyarwanda zitarebwa, ariko uyu Rocky yabyitwayemo kigabo, maze ubundi avuga yuko barimo gukora igisa n'ubujiji, akavuga ko ibintu barimo gukora bimeze nko guca umuceri ku isoko, ndetse kugira ngo ibirayi bigurwe, cyangwa nko kubuza Champions League kwerekanwa hano mu Rwanda kugira ngo shampiyona yo mu Rwanda nayo irebwe. Ni byinshi yasobanuye cyane kuri iki kibazo, ndetse anatanga ingingo zifatika zerekana ko nta mpamvu yo guca filime zisobanuye, ndetse kuva icyo gihe nazo zirakomorerwa barazireka. Mvuze iby'uyu musore bwakira bugacya, reka mbe ngarukiye ahangaha. Murakoze cyane kudutega amatwi. Yari Kigali Detox, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Murakoze cyane.